uzajya wirirwa ureba televiziyo nta soni. Ariko wa mugabo we kuki utanyurwa? Umaze kubyimbasha. Reka nisubirira iwacu n'ubundi ndakurambye. Ibeshye urenga honga. Ndagikwe divorce, nda stress nda marira. Reka nibere single, shimishwe n'ubuzima. Hey, nda stress nda drama. Single life ni paradise. Koko Ishimwe Vestine atandukanye n'umugabo we. Ni inyandiko iteye ubwoba amaze kwandika ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze, abantu benshi bari kuyibazaho. Iri mu rurimi rw'icyongereza ariko ndashaka ko tuyisoma. Ni nyuma yuko yari amaze gusiba ibihe byiza byose, ibihe yagiranye n'umugabo we Idrisa uya wo muri Burkina Faso. Arangije aragira ati, ndagerageza guhita nsemura kugira ngo mwumve icyo yashaka kuvuga. Yagize ati, today the life I am living is not the life I chosen. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi ubuzima ndimo ntabwo ari bwo buzima nahisemo. I am living in a bad situation. Ndiho mu buryo bubi. And I didn't deserve this. Nta nubwo natekerezaga ko ibi ngibi bizaba. I know I made bad decision in my life. Ndabizi nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye. But it's okay. Ariko nta kundi. God allows something to happen so we can learn. Imana yemera ko ikintu kiba kugira ngo twige, kugira ngo dushobore kwiga. I have learned a lot. Nize byinshi. No man will ever lie to me again to destroy my life. Nta mugabo uzigera wongera kumbeshya ikindi gihe kugira ngo abashe gusenya ubuzima bwanjye. The next man I chosen to be with, umugabo wa kabiri nahisemo, umugabo ukurikiyeho nahisemo kubana nawe, cyangwa se yego nahisemo nzahitamo kubana nawe. I will first get know him well. Nzabanza mbere na mbere mumenye neza. Know his family, nzabanza menye umuryango we. And know everything about him, kandi menye buri kimwe cyose kuri we. No one will ever use me. Nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha mu buzima. Aya ni amagambo uyu Vestine yanditse ashyira ku nkuta ze mu nkoranyambaga, kandi turatekeka ko rwose inkuta ze zitigeze zibwa wenda n'umuhaka ngaba ari we wakoze bino bintu. Ni ibintu rero byaba bibabaje igihe twabonye ubukwe bw'igitangaza bwa Vestine na Dorcas, tukongera kumva inkuru ngo ubukwe bwabo burasenyutse. Byaba ari ibintu bibabaje kabisa. Reka turebe ukuntu ibi bintu bigiye kugenda naho byerekera. Ndabashimiye, nitwe Eric Radu, mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro. Mukore subscribe, tuzabane n'ubutaha. Mwe bantu mubeshye, muzagira umubeshye, ibeshyo byanye nose bimenyere. Bavuga ati abo bantu bahora bavuga bahindure, mwamuvuga mwahindure, mugakora turimo twamabo mukabiri. Mukazana content nziza, mukigisha ijambo ry'Imana, wenda Kristo akazabahera. Mukareka kubeshya. Mureke kubeshya rwose, mureke kumfata bari kubarwara igicuri nguri kuri stage go. Basi bararwara igicuri wowe urarwara igicuri sa ko na mema yubaza kamba bwiswe. Nta muntu nzagera nicare ngo mvuge nabi, nsina nabitekereza mu magahenge. Basi mugaye mu mwaka umwe basi uyu mwaka mundi mwaka nari uyu mwaka memu basa izimera z'umwaka mu mubabare umuntu nakuriye ry'ubunani mama yagahenge imyaka 3 y'amafaranga yagendera mu kigari akabagatamo nta kintu bakwemera na Dorcas muvuge. Agaze nagira ngo mwamaze kumenya ko umwe mu bahanzi ba gospel bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda barizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas, Ishimwe Vestine, amaze gukora message ndende cyane igaragaza neza yuko umubano we n'umugabo we Idrisa Jalik Odraego ushobora kutameze neza, aho byanaciye amarenga mu magambo yavuze yuko adashobora kuzongera kwemera kubeshywa n'umugabo ukundi uko byagenda kose. Uyu mukobwa rero uciye amarenga ko bashaka ko bagiye gutandukana mu gihe kitarenze iminsi 136 babanye, kubera yuko ubukwe bwabo ari buherutse kuba tariki 5 z'ukwa karindwi, bivuze ngo amezi 5 ataruzura aba bombi babanye. Ngira ngo benshi mu babyibuka hari igihe uyu Vestine yageze gupostinga avuga yuko ari kuba buzima bwiza atigeze kubaho mu buzima bwe. Icyo gihe ari mu modoka ari kurya uduselfie, ubona ari ibintu biryoshye cyane. Amara mugani w'abanyarwanda ngo ntanduru ivugira ku musozi ubusa. Uyu nguyu byari byagiye bivugwa kenshi cyane yuko uno musore bagiye kubana unafite imyaka itari mikeya ashobora kuba arasanzwe afite umugore muri Burkina Faso. N'amagambo agenda agavugwa hanze angaha, abenshi bakavuga ati ni iryashya ry'abanyarwanda, nago bifuriza ibyiza bagenzi babo. Kugeza aka kanya rero according to the message biragaragara
bigaragara neza yuko umubano uhagaze kuri tangente, ibintu bitameze neza cyane. Mu baruwa yanditse itari ngufi ariko irimo amagambo y'icyongereza, reka tugerageze kuyishyira mu kinyarwanda. Ariko mbere yaho banza ukande kabiri muri no video, ubundi mbibutse yuko ukeneye kuba yarangura imyenda myiza kandi igezweho, aho kurangurira ni hamwe muri quartier Mateus muri Tiger Store, ndagira ngo muramuzi. Ibindi byose muze kumuvugisha nimero nizo ngizo, ibindi biraza kuba byoroshye cyane. Vestine yagize ati uyu munsi ndi kuba buzima ntigeze mpitamo, ati ndi kuba muri situation ingoye kandi mbi cyane, ati mu byukuri ntago nkwiranye n'ino situation, ngo ndabizi nakoze amahitamo mabi ariko nta kundi nuko bimeze. Ati Imana yemera ko ibintu byose bituba kugira ngo tubashe kwiga, ati narize koko bihagije, ati nta mugabo numwe kwisi uzongera kumbeshya abe yanyangiriza ubuzima bwanjye, ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo, ati nzabyitondamo, aho ngomba kuzabanza kumenya umuryango we nkamumenya uwe ku giti cyiwe, ku buryo nta wundi muntu uzongera kunkoresha nkuko bigenze aka kanya. Ino ni message yandikiwe na Ishimwe Vestine, wari yaranahinduye amazina, yaramaze kwiyita Vestine Odraego, ubu yamaze gusubiza amazina asanzwe, ndetse n'amafoto yabo yombi yabahuzaga ku mbuga nkoranyambaga yamaze kuyasiba. Abanyarwandakazi rero ni isomo ryo kwiga, cyane cyane ko yatanze message igaragara, kandi nanone uyu ni umwana muto utabumenyera ibintu by'abahungu nka bano ba baby b'i Kigali tuba tuzi, babazi gucanganya umusore bagacanganya n'undi, ku buryo umusore azajya guhura nawe yaramaze kumekinga shuwa uwo musore icyamushakaho ndetse n'icyari cyo. Aba bana murabizi n'abana ba DPR batamenyereye ibyo ngibyo. So namwe muraza mutubwire, ese koko Vestine akoze ikosa kuba yahise postinga bino bintu? Ese nanone Vestine akoze ikosa ryo guhitamo umugabo? So nyene kugira ngo numve opinions zanyu nimuze mutubwire. So jye nitwa Elvino Kwizera, nurenga ku ino post utadufollowinze uzamera nka wa wundi utagera ibwami, ite kubeshywa byinshi, pasokoto vita l'argent. Mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane, uzawuretse oya reka mwabantu meze mubyihorere, ntukazazabaretse namukubita namukubita, nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. ese ukora tukiri mutoya? Oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye Mana ibintu tuzabivuga. ako ve nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga, ushaka kivuga ariko wowe bana ngiye reka mbwize uko nyine ndashaka maburetse gato ya Instagram yanjye, azajya Instagram yanjye, uzagera live, ndagera live mbivuga mwikine mu buri brother mwe mu nyiforo wingire ko nyiforo wingire kubyukusange bya ndagera live bana natomboka nuko komeza kumucungira hafi uyu muntu yaza gutomboka ayanjye hafi kaza gushyiraho n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe, naho ashobora gutomboka cyangwa se agira abantu bamubuza gutomboka. Vestine Vestine ati ngiye icyo nkwemereye reka tubanze dukore igitaramo turirimbira abantu, nicyo cy'ingenzi. nitubara gusoza idumo nganyumvira gatoya muri ndabya turwanya Idrisa ukuri guhari ego ibisimba ivuga kubera ko ndi inshuti na Irene ego, ariko ngiye ukubwira ukuri guhari. uyu mugabo baramusikaminze ibi ngibi Dekati yarababwimaga kubyumva, ariko none tugaruke Kenzo uvuga ngo nukugira ngo adafaka amabwiza ukuri igikoma kiraryoha, igikoma kiraryoha, umugabo umunyamahanga baramwibye. Irene Murinda nkuba yibye umunyamahanga w'abandi. Uyu mugabo afise imitungo ingana gute mugabo? Oh, yari afite amafite yasimbiye abakazungu bose. Nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestine wumvisha ugize ubwoba mu nda. Igifu inkuru umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite. Andika ngo urukumva Irene Murinda habi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na Idrisi. Operation tubigabane, operation tumukutumukwe.
irarangiye. ibaze nyuma y'iminsi 136 gusa Warayibaze niyo namaranye yuzuye ejo 136 yuzuye ejo. Buretse gato nibwo utagiye kumenya wagiye kubara. Sports, showbiz and trending stories with Danny Emerson. Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka mwabantu umeze mubyihorere Durukasaza baretse namukubita Igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. Wese ukorera tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye. Wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva reka nkumvisha umunyenga kuko ndi umugabo mwiza. umugabo mwiza gute kandi warambeshe ko ufite amafaranga ntayo ugira?